Yes, reka twongere kandi tubahe ikaze, twongere kandi tubasuhuze cyane mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Eugene Official. Reka kandi tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, nako kandi tubaha ikaze muri uku kwezi kwa 12 nkuko bisanzwe tubaha ikaze mu makuru yo muri aya masaha, aho mundi tugiye kugaruka ku makuru agezweho, ariko by'umwihariko tukaza kwa tugiye kwibanda rwose muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero imirwano ikomeje guca ibintu. Imirwano ikaba yamaze gufata indi ntera, cyane cyane iyi mirwano ikaba ari yindi ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma muri amakuru yacu tugiye kugaruka ku nkuru idasanzwe, ni nkuru iri breaking news, aho rero mu by'ukuri hano muri Sud Kivu ibintu byakomeye cyane. Ibidasanzwe nta bindi nuko nyuma yuko ya mamodoka mu by'ukuri twagarutseho yinje hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aturutse mu gihugu cy'u Burundi, amakamyo manini cyane, cortege y'amakamyo agera kuri 7 yuzuye ibikoresho ndetse akaza naherekejwe n'abasirikare b'Abarundi baje gutegura ibitero y'amakamyo hano muri Plaine de Ruzizi. Muri iki gicamusoro hari amakuru tubazane mashya kuri situation cyangwa se uko abasirikare, kuko M23 hari igikorwa ikoze kikomeye cyane kigaragaza ko aha hantu hagiye gusha uko byaba kose. Aya makuru tugiye kuza kugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka Mwenga centre cyangwa se no muri centre ya Mwenga, birumvikana muri territoire ya Mwenga, ndetse tugaruka no muri Kamituga naho turebe uko situation ihagaze muri amasaha, mugiye kumenya uko ibintu bihagaze, kuko ntabwo ibintu bimeze neza habe nakana gato. Tugaruka no ku ndege z'intambara zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ibyemezo cyangwa se hari icyo M23 yatekereje cyangwa se yakoze mu rwego rwo gufata ibyemezo kuri izi ndege, bivuze ngo ubwirinzi bwamaze kuba bugera hano muri Sud Kivu, akindegero zasukwe ndetse n'izi drone zamaze kuba byamaze kuba bibonerwa umuti. Nabyo biri mu makuru tugiye kugenda tubagezaho. Ntabwo turibuze kugenda no tutagarutse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru nta kindi turibuze kureba, ni muri Warikare ingabo zidasanzwe za FARDC mu by'ukuri zamaze kumanuka. Harimo rero n'abacancuro bose bamaze kuba biyegeranya ku bitero bidasanzwe bateguye bagiye gutangira kugaba kuri uyu mutwe wa M23 mu rwego rwo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye uyu mutwe wa M23 wabambuye. Aya makuru no ntuze gucikwa, turaza kugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Muri amakuru yacu tukaturuze kugaruka muri Rucuro naho nta kindi kirimo kuvugwa, na makuru agezwe ndetse akomeye cyane. Aya makuru rero tukaturibuze kugenda n'ubundi tureba operation zikomeye cyane ziri gukorwa n'intare za Sarambwe hano rero muri Rucuro. Turaza kugenda tuzigarukaho, tugaruka rero muri Kivu y'Amajyepfo muri kuri Fred Kaniki wagize ibyo atangaza n'ubundi hano rero kuri zingabo z'Abarundi ziri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Urasabwa gukanda kuri subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje uwo mu mbere mukona amakuru akihagera. Nyaboneka mu wowe udukurikiye uri muri Afrika, cyane cyane mu udukurikira hano mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali, reka wumve ko rwose amaze guhabwa ikaze. Tunihanganishe kandi mu udukurikiye muri mu gihugu cya Kongo, cyane cyane muri bice biri kuberamo intambara, tubihanganishe kabisa, nta kundi byagenda, gusa nta kitarangira ibintu bizongera bibe byiza cyane. Hanyuma Abarundi namwe ndabizi ko muduteze yombi muri benshi cyane, ndabasuhuje muri mujyi wa Bujumbura nandi hagiye atandukanye, udukurikira muri Uganda, mu by'ukuri Kampala n'ahandi hose, udukurikira muri Tanzania, uri muri Kenya no mu bindi bihugu bigize Afrika, mwese reka mbabwire ni ikaze. Ku mugabane w'Uburayi ndabibona mudukurikiye namwe mwateretse muri benshi cyane, hari abari mu Bubiligi, hari abari muri mu Bwongereza, hari abari muri za doke imijyi byitandukanye, Norway, Finland, mwese ndabasuje cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi umeze ute aho rwose aho uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma savuga Imana waramutse ute ujye ukunda kumbwira rwose uti muri pukuce mu gikari. Aya masaroro sasa ndabizi ko murimo kugenda benshi mubyuka, reka mubyuka mu by'ukuri musanga imiripuko yamaze kuba ihagera, mboneraho kubaha ikaze. Reka twimuze gato duhite tuza sasa n'amakuru mu buryo
burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero tutangira nyuma y'itangazo cyangwa se nyuma publicity ya Prime Health Infinity ikubwira ko rwose ugomba kuyigana wowe ufite uburwayi bugiye butandukanye, waba uri ufite ikibazo cy'umwijima, waba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, mwese rwose abafite ibibazo byo kunoza amabanga y'urugo n'abandi bagiye batandukanye, uba afite ibibazo byo kutabyara, mwese mugomba kubagana hanyuma mu by'ukuri bakabakoraho rikaka. Abifuza za massage n'izindi serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, mwese urabona ko Prime Health Infinity rwose yamaze kuba ihagera kugira ngo ibashe kuba ibafasha cyangwa se ibagire inama uko mugomba kwitwara, ndetse ibahe n'imiti idatera ikibazo rwose ikozwe mu bimera, mu by'ukuri bituma ubuzima bukomeza kugenda neza. Urabona ko rwose bamaze kuba bahagera, niyo mpamvu bakubwira bati mu by'ukuri tugane tugufashe. Hanyuma gahunda kandi rwose bagira slogan nkunda cyane ivuga ngo roho nzima igomba gutura mu buzima buzima. Bagane rero, hanyuma reka duhite dutangira n'amakuru yacu, ariko noneho kuri ishuro surprise rero nkabangarukanye na mutangazaji Machachari, muhungu wa Masisi, ariko muri izi nshuro rwose akaba arimo aradvancinga cyangwa se akaba ari hano cyangwa se yibere hano muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutaramo rero aba ari imbere cyane ku mirongo y'urugamba, bibaye ngombwa ko rwose tumanukana muri iki gicamunsi. Machachari, umeze neza? Amakuru yawe? Makuru ni meza bwana Fighter, kabisa meze neza, ndashima Imana. Ku mirongo y'urugamba ibintu bimeze neza, intare za Sarambwe zirimo kwikora mu mitana zikabwira abatanazi. Niko bimeze kabisa. Ni ukuvuga ngo urugamba ntabwo ruba rworoshye, ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe kabisa ku mirongo y'imbere ku rugamba navuga ko zihagaze neza, nubwo urugamba burya kuba ari uguhangana ni impande zombi, ariko kandi n'urundi ruhande narwo ntabwo twavuga ko rworoshye. Buriya rero ni uko bimeze, ndetse akaba ari byo wenda tugiye kwinjiramo. Yes, Machacha, urakoze cyane. Ndumva rwose urimo uratera nkikiriza natera ukikiriza, bivuze ngo rwose imirongo imeze neza, turimo turahuza 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma duhere kuri izi modoka zigera kuri 7 z'abarundi zambutse zerekeza mu by'ukuri hano muri Plaine de Ruzizi. Birumvikana gusa ngo M23 ikaba yahise ifata icyemezo gikomeye cyane cyo gukura abaturage hano muri Plaine de Ruzizi, abari bagiye mu mirima igiye itandukanye. Bigaragara ko ikirere gishobora kuba anytime kigiye guhinduka umuriro. Niko bimeze cyita, ikirere gishobora kuba kigiye guhinduka nk'uko bigarutseho. Ibintu bishobora kuba bitagiye kuba byiza cyane muri aka gace. Mu by'ukuri twavuga ko wenda kari kamaze kangahe gasa nkaho gatekanyemo gatoya. Ubwo turavuga hariya muri axe ya Plaine ya Ruzizi cyangwa mu kibaya cya Rusizi, ubwo ni mu cyerekezo cya Uvira, ariko akaba ari ibirometero byinshi werekeza Uvira. Gusa ibyo dushobora kuvuga nk'uko ubikomojeho, hari ingabo imodoka zigeze muri 7 za Kamazi, bivuga ko ari imodoka ubundi za Kamazi z'inkongomani, ntabwo ari Kamazi z'indundi. Ariko kandi amakuru hari nuko imodoka nyinshi zikunze gukoreshwa n'abarundi za Kamazi ziba ari inkongomani nyinshi zagiye zihungishwa zivuye muri Kivu y'Amajyepfo. Izi rero ngo nizo zambukije abasirikare zari 7, ndetse ngo zirimo n'abasirikare buzuye kabisa, ndetse ngo banambaye n'imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi. Bigaragara
ko rero ngo batigeze binjizwa mu mujyi wa Uvira ngo bawutindemo ahubwo bahise bakomoka mu cyerekezo cya za Ruberizi bazamuka berekeza n'ubundi mu kibaya cya Rusizi. So izo nkuru rero zitugeraho yuko izo modoka zizamutse zitigeze zica wenda ngo bamwe ngo bajye za Baraka wenda tuvuge ko bagiye gutanga raporo muri za Mwenga. Byagaragaraga ko icyerekezo ari urugamba rumaze iminsi rurimo gutegurwa Faita. Ntabwo urugamba rumaze iminsi rutegurwa, ntekereza ko wigeze aya makuru yakurikira yuko FDLR nyinshi cyane zari ziri mu misozi iyo hejuru aho bita za Ruharika. Ruharika hageze umubare mwinshi w'intera hamwe ndetse n'abandi basirikare ba Wazalendo ndetse n'abandi baba bafatanyije ko ari benshi cyane. Abangaba rero biravuga ko bashobora kuba bagiye gutagiza umuriro kuri Gatogota ndetse na Tuti bagiye na Kamanyora. So kuko wari ubivuze rero AFC mu 23 ni mu kanya gashize nibwo babwiye abaturage bari bagiye mu mirima, bari bagiye mu bice bibagiye bitandukanye mu kazi kabo ka buri munsi bizeye umutekano byinshi. Barabwiye bati rero mube muvuye mu byo murimo kuko ikirere ntabwo kimeze neza, itayi ari yose ibintu bishobora guhinduka. Hanyuma aba baturage babwiye kuva muri ibyo bice ubwo bivuze ngo bari mu mirima bahinga cyangwa bari barimo doke ni nk'ahantu bari batuye babwiye kuva bakajya ahandi runaka? Ntabwo babwiwe kuva mu mago. Katogota centre urayizi wigeze unayigeramo ndetse wagiye uyikoreramo byinshi. Muri centre ntabwo bigeze bababwira kuvamo, ahubwo nka ya tire yagiye ikoreshwa muri territoire ya Rucuru urabizi, bakabwira abaturage bakababwira bati muze mujya ahantu hagaragara dushobora kurindira umutekano, hanyuma twebwe twiteguye. Uri hari tire y'ingabo z'u Burundi zikunze gukoresha yo kurwana, uzi ko bo barwana nabo kinyetamba, ntabwo bakirwana urugamba ruri classique bwana Faita. Abo barwana urugamba ruri classique ahubwo basigaye barwana nabo urugamba rwa gerira, ukagira ngo neza ni inyeshyamba kandi mu by'ukuri ari igisirikare cya leta cyakabaye kirwana urugamba rusanzwe ruzi. Abangaba rero biravugwa ko mu by'ukuri bashobora kuza bakicengera bakaza muri bwa buryo bwo gucengera, ariko ngo bakahuza imbaraga n'ababandi bamaze iminsi mu misozi ya za Ruharika. Bikaba byagora rero abaturage bakunze gukorera muri Binyabibaya ndetse n'abandi baba bagiye mu mirima, yemwe n'abakunze gukoresha umuhanda w'ahangaha Gatogota werekera na za Rubungi. So rero babaye babujijwe mu gihe hagitegurwa uburyo bwose ndetse hagikusanywa n'amakuru ku bijyanye n'ibyo bitero bwana Faita biri gutegurwa muri aka gace. Yes, urakoze cyane Macacari rwose. Ubwo no gukomeza kubikurikirana kugira ngo tuze kureba niba aha hantu koko intare za Sarambwe nta kantu ka operation zateguye koko bazasubiza inyuma cyangwa se zanesha zatsinda ibyo bitero cyangwa se umwiteguro w'izo ngabo ziri kubateguraho ibitero bigomba kugarura Katogota bikagarura mu by'ukuri yewe na za Kamanyora nkuko bakomeje kugenda babivuga. Reka Macacari dusimbukire hano muri Mwenga nayo Mwenga rwose Mwenga centre abaye Mwenga Kamituga nuko ibintu birakomeye naho ibintu bimaze gufata intera. Byari byitezwe ko muri iki cyumweru ubundi intare za Sarambwe zagombaga gufata centre ya Mwenga, ariko ziza kugorwa cyane n'ingabo z'abarundi na Wazalendo ngo bakase n'ibiraro barakata n'iki byose, ariko yewe n'indege nazo ziri kurwana hara ntago byoroshye. Mwenga Kamituga ndagira ngo muri aya masaha utubwire situation ihagaze ite muri aya masaha? Tukoze cyane situation ya Mwenga centre ndetse na Kamituga niyo turi buze kugarukaho, dore ko benshi urabizi ko benshi bari bagiye banavuga ko iyi Mwenga ubundi bamwe bari banamaze no kuvuga ko yamaze gufatwa bamwe, ariko kandi mu by'ukuri habaye ikibazo nk'uko wari ugiye ubigarukaho unabikomozaho, abagenda badukurikira barabizi. Gusa situation ya Mwenga y'aka kanya dushobora kugarukaho nuko na 23 n'ubundi yakomeje kugorwa cyane na force aérienne cyangwa se ibintu ushobora kwita frappe aérienne cyangwa ibitero byo mu kirere, yemwe na atirari y'ingabo ya coalition ikomeje ndetse urabizi ko ari muri Mwenga centre kubwaho honyine hari ibifaru bigeze muri 5 birimo birarata hakurya y'umugezi
mu by'ukuri ahantu hari ibirindiro bya FC mu 23 barimo barasheringa ukabona ko ikirere cya AFC nacyo cyamaze kugaragaza nimba ivuga ngo imbaraga nkeya kuko urabona ko ikirere kirimo kiravogerwa ku rwego rudasanzwe kuko indege zirimo ziraza zigatinda zikamara n'umwanya munini mu kirere zikongera zikagenda iyo nayo navuga ko ari impamvu ndetse ikomeye cyane navuga ko yaba iri gukoma mu gukora AFC mu 23 gusa icyo nshaka kugaruka muri mwenga kugira ngo wenda abantu babyumve nuko kugeza ubu ibirere bya AFC mu 23 iri gukontorora navuga ko isa nkaho iri gukontorora sheferi zigeze muri 3 harimo sheferi yitwa Ruindi, sheferi ya Ruinja ndetse n'iyitwa Burinyi kugira ngo wenda abantu baze kubyumva neza tuvuze sheferi ntabwo tuba turi kuvuga twa dusantre tugiye tumenyekana duto turimo za Kasika ndetse n'utundi ntabwo ari byo tuvuga tuba turi kuvuga sheferi kuko bundi sheferi nizo zigize territoire yose muri rusange bikavuga ko rero concentration ya coalition iri muri sheferi ya Basire ndetse ni sheferi ya Basire na secteur ya Itombwe kandi urabizi ko secteur ya Itombwe uyizamutsemo bishobora kugukundira ko werekeza za Minembwe ukaba usize mu rubavu rwawe Kamituga kugeza amagingo yangaya forces z'abarundi zamaze gukanira cyane zikavuga ko ngo gutakaza iyi mwenga centre na Kamituga ngo bimeze nko gutakaza Bujumbura ndetse na Gitega bavuze bati rero ahangaha byanga bikunze tugomba kuhasirira rero bwana Fighter icyo nshobora kugaruka nuko bitigoye cyane kumva ko AFC mu 23 iri buze gukoresha ubutaka hatabayeho ubwirinzi bw'ikirere ngo hanyuma yinjire urabizi ko nkuko rubigarutse ibiraro byose byaraciwe ubundi benshi bagiye bavuga ko ari ikiraro kimwe ariko haciwe ibiraro bigeze muri 3 hanyuma haza gusigara akararo kamwe gusa k'ahantu bita Kibumba ntabwo ari Kibumba ya haruguru ntabwo ari Kibumba ya hariya haruguru ya Nyiragongo Kibumba giriya haza gusigara icyo kiraro kimwe bivugwa ko ariho hashobora kuba haradogenzwe na AFC hanyuma ikajyana yo kwitegera imisozi iri strategique ariyo yayindi yabuzaga raporo ariko bikaba byaje kuba ko bitabaza Air Force rero ikaba yazonze cyane AFC muri biriya bice ubu ngubu icyo twavuga nuko AFC ikirimo guhangana na Air Force yayibereye ibamba muri biriya bice ahubwo bo bakaba bakomeje kwigamba bavuga bati byanga bikunze n'ingabo zirimo zirasukwa ngo ahubwo ngo bayegeze inyuma ngo mwenga centre ikomeje eze ibona umutekano gutariragoye cyane AFC mu 23 muri biriya bice yamaze kubyinjiramo ku bwinshi ahubwo bashobora kuza gukoresha ya technique twagiye tubona za Kanyabayonga na za Mafishi zone ni technique zishobora gusa neza cyane mwajya kumva ngo mwenga zone yakatinzwe ndetse abasigaye batari bakeya basigaye hagati muri mwenga ubwo ndavuga coalition y'abarundi ndetse nabo bafatanyije hanyuma abasigaye bagasigarira za Kamituka urumva ko nta zindi mbaraga baba basigaranye n'igikoresho kitari gike kigafatwa none Macacari numvishe hari uburyo ki usobanuyeho amasheferi n'uburyo ki ingabo z'abarundi n'abafatikanyije ari muri sheferi runaka ari kugaragaza ko ari sheferi imwe ishobora kuba ari nayo irimo izi ntare za Sarambwe zisa naho ariko zimeze nko ziri kwerekeza mu by'ukuri kugira ngo zire ko zajya guhura na twirwaneho aho nyine muri za Fizi aho hantu tubwire izo nzira biteye bite ongera use n'usubiriramo abantu ubisobanura neza kugira ngo byumvikane ni ukuvuga ngo hari sheferi eshatu AFC mu 23 irimo ni eshatu ziri muri territoire ya Mwenga zibanza mbere yuko winjira muri territoire kuri Mwenga territoire ku Sahara ku centre aho bakunze kwita ku zone izo ni sheferi navuze mvuga ko ari sheferi yitwa Ruindi iyo ni sheferi imwe yitwa Ruinja ndetse n'iyitwa Burinyi izi ni sheferi eshatu zo FARDC ishaka kugira ngo yigarurire ariko bakiyibagiza ko muri iyi sheferi ya Burinyi ushobora kujoginga ugakomeza ugahura na secteur ya Itombwe abantu babyumve neza iyi secteur ya Itombwe yo kugeza amagingo ya navuga ko igikontororwa na FARDC ariko kuyinjiramo bishobora gutanga iyindi nzira ibahuza
na Twirwaneho nayo iri muri ho plateau ya Minembwe. Ubwo urumva nubwo ari urugendo rurerure ntabwo ari urugendo rugufi gusa muri iki gihe dusigaye tuvuga tuti buriya kuri AFC nta rugendo rugufi kuko mu minsi 3 ishize bari bamaze kugenda ibirometero bisaga hafi 200. Ibyo ngibyo rero kumva ko bashobora guhura badakomye mu nkokora cyangwa se wenda ngo bahure n'ingiro zisanzwe ku rwego rwo hejuru, mbona ko bashobora gukoresha iyo tactique yo gusiga sheperi yo bita basile bagasiga niyo wita wa muzimu ingiri bagata n'abazihoreye, dore ko nk'iyi basile nanone ariyo ndetse inaherereyemo iyi Mwenga Territoire bataka bakanazidubwira nk'uko ndetse byaragenze ubundi bakajya kwibona muri Itongwe. Nabyo birashoboka nk'uko twese tubona inzira z'intare za Taramwe, kuko mu by'ukuri bagaragaje ubuhanga buhanitse ku bijyanye n'urugamba rwo ku butaka ndetse na tactique zo hasi. Bashobora rero ibyo kubikora babonye bari kubangamirwa cyane na Air Force, ubundi bakajya kwibuka n'ubundi babadugize bamaze kubakatingira hagati. Ibyo ngibyo nibyo nashakaga kugarukaho, gusa kumva ko Twirwaneho ishobora kuva hejuru yo akaba ariyo ibasanga epfo byagorana cyane, kuko iyi Kamituga buriya nayo iri hafi ya za Itongwe, ariko ko byagorana cyane kuko bashobora guhura n'inzira ndende ndetse inagoye, ariko kuri ababo bishobora kuborohera cyane cyane ko bafite n'imbaraga, kubera ko ikindi kintu Bwana Faita ntashobora kwibagirwa ikintu bita armema cyangwa arme d'appui cyangwa imbunda ziremereye cyangwa artillerie nk'uko bamwe bakunze kuzita. Muri iki gihe muri biriya bice bya Mwenga ubu ngubu AFC 23 birayigoye cyane kuzikoresha, kuko no kuba bazi advancingana bambukira imigezi ni ikibazo gikomeye. Ibyo ni ibintu bidashobora gutekerezwaho n'uwari wenda wigeze akora igisirikare, keretse byibuze baramutse babonye indi nzira itari ziriya n'ubundi bari barimo kunyuramo cyangwa se uriya muhanda nyabagendwa werekera muri Mwenga Tanu. So wenda icyo navugaga ni ukudeguza kandi bishoboka cyane, kuko n'ubundi ejo bundi bari babikoze ubwo bari bahagaze mu misozi warenze banyuze kuri cya kiraro cya aho bita Kibumba, ureba neza renforcement ibiri guturuka muri Kamituga yerekera ahangaha muri Gatantere, kuko bari batangiye no kuzisheringa aho izo modoka bazirata. Ariko byaje kuba ngombwa yuko force ikipe aba barwanira mu kirere babacancuro ndetse n'abandi bari gukoresha drone bazonga cyane babangamira AFC 23 bwa Faita. Hanyuma Macaca urakoze cyane rwose kudusobanurira ibya Centre ya Mwenga. Ndumva ingabo rwose z'abarundi zafashe umutsina zidashaka kurekura aho Mwenga ndetse na Kamituga. Hanyuma se ku ruhande rw'M23 abo ni nk'uwe bujyangi cyangwa se ni nk'uburyo ni nk'uko kuntu ari kwitegura bari gukomeza guhatana cyane kugira ngo rero ko bazikura muri iyi migi ya Kamituga ndetse yewe n'uyu mujyi wa Mwenga. Ni nk'iki kihe kintu bari gukora kidasanzwe mu by'ukuri kumva ko ibiraro byose baciye bagize bate? Ikidasanzwe twavuga ubu ngubu kigezweho, urabizi ikidasanzwe nk'uko wari ubigarutse kigezweho ni za debordement bakunze gukoresha, ndetse urareba burya kurwana ndetse urimo urahangana n'indege zo mu kirere kuko zabaye nyinshi. Hari umuvandimwe wambwiraga ngo uretse na Sokoyi ndetse na drone ubu ngubu bari batangiye kuzana na kajugujugu, za kajugujugu z'intambara nazo zatangiye kugaragara. Iso iyo ubonye rero kajugujugu zatangiye kugera mu kirere cy'ahantu zikahavogera biba bigaragaje fragilité cyangwa se kuba gucika intege kw'ikirere. Ubwo ntabwo ushaka kuvuga system defense ya AFC 23 bamaze kubitabota mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa wenda ntabwo twabivuga ko ari mu buryo bwa nyabwo. Imyiteguro yabo intekereza ko igomba kuba hanini yibanze, igomba kuba iryamye ku cyitwa gucikira, ubwo ndabyita gucikira cyangwa se kudeborda, ndetse ibice bitekerezwamo ndetse no gushakisha amakuru yose afatika. Hari ikindi kintu Bwana Faita nabonye, abaturage bo muri ibi bice nabo bameze nk'aho ari bamaneko ba FARDC, nubwo barimo baragaragariza AFC yuko bayishyigikiye cyangwa se bayakiye. Ni amabura kindi nuko nta yindi shwa baba bafite, ariko ubundi hari ibyo nabonye mbona ko nabo ubwabo barimo baratanga amakuru bakavuga bati AFC banyuza barimo barerekeza ahangaha. Iki nacyo cyari ikintu mu by'ukuri cyakwirindwa wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa ubu ngubu navuga ko icyabo gisigaye cyo bari gukorera muri biriya bice urebye
n'ugukikira bagafata ya mahirwe basigiwe kiriya kiraro kimwe kitigeze gicibwa ubundi bakabadvansingana babaciye mu mbavu ubwo aho ngaho tayari mu kaboko k'ibumoso barangiza bagakomeza abandi bagasigara bahanganyira babandi bari hakuno y'umugezi abandi bamaze kubazunguruka ntekereza ko ibyo ngibyo bishobora gukoreka ubwo ngewe ni muri mbonye yanjye nk'uko mbibona nk'umuntu wenda uri kureba karitografi y'ikirere gusa nabo ubwabo nk'abantu mu by'ukuri batojwe bazi ibyo bagomba gukora ibikomeye bitari ibyo ngibyo uko ndi kubona uko umurundi yitwaye hariya ndetse n'indege zirimo zirarasa hariya mw'abantu mwe n'ibice byinshi bashobora kubibakuramo kabisa batarebye neza. Hanyuma se Macaca izi ndege wenda ubikomeje uvuze uburyo kizazonze cyane mu by'ukuri birumvikana enewo cyangwa se ibice birimo gukontororwa na M23 aho muri Sud Kivu tubwire nk'ibice izi ndege zirimo gukoreramo cyane ziri kugendagendamo cyane zabujijemo umutekano ni nk'ibihe bice kugeza amagingo ngaya wenda icyo dushobora kuvuga urabizi ko nyuma yo kwigarurira uduce tugiye dutandukanye turimo Karungutwe turimo Kasika turimo Kidasa ndetse naho bita muri aka gace ko bita Mutanda amakuru aravuga ko Kidasa na Kasika uvuga ngo ibice byo AFC yigaruriye birimo Kirungutwe ugafata Kasika ukafata Kidasa ugakomeza ukagenda ukagera ku mugezi urabizi ko bagabanyijwe n'umugezi twavuga ko mbere yuko binjira muri Mwenga centre ari uriya mugezi kira kiraro baciye navuga ko ari cyo kintu gisa nkaho burya bari birutse cyane fighter bari birutse nta nubwo bari guhagarara wumve ko bongeye gukora riyoge nyuma ariko ubundi be kiriya kiraro kidacibwa AFC kabakuru yari kubajyana mpaka ikabageza Kamituga kuko ntabwo bari bakireba inyuma kuko byagiye bigaragara kuko nk'uko bagaca kiriya kiraro fighter ni ibintu byatumye AFC isa nkaho ihagaze muri kwa guhagarara abandi nabo baragenda bakora reorganisation y'ingabo z'abarundi zari zamaze kurengarenga nta cyizere bari bafite cyo kongera kugaruka muri Mwenga nta n'abategeri bari bayishigayemo bongeye kugaruka rero bari reorganiza so navuga ko rero ibi bice bya AFC controller birimo Kirungutwe Kasika ndetse na Kidasa ndetse na Mutanda nitwo mutwe mu by'ukuri ikirere cyabwo kikirimo kuzungurukwaho indege zirimo zirazunguruka ibyo bite ariko kandi ukabona ko ziri guta kuko ni ibice by'arafayita by'ibirambo cyangwa se by'ahantu harambitse cyane hararambitse imisozi isa nkaho iri kure itegeye kure ukabona ko rero indege ziri kugenda zikahagarara zikazunguruka urumva zato ko zirazihagurukiye muri Kalemi izindi zihagurukiye Gisangani uzihagurukiye Gisangani iragenda igaturiza Kalemi yahagurukira Kalemi ikagenda igaturiza Kisangani niyo ariko drone zo bikaba bivugwa ko zikoze guturukwa n'ubundi hari Bujumbura kuko ari naho hategurirwa buri kimwe cyose biragaragara ko rero zino axe zo AFC yatse ndetse zishyira muri vulnerability cyangwa se mu bukene cyangwa mu mbaraga nkeya iyi Mwenga ari byo bishobora kuza kwibasirwa ndetse n'ibindi bitera reka turi kubivuga ko ntabwo ibitero biri buhagarare nk'uko mu kanya nabisomaga ku mbuga zabo bavuga ko ngo Air Force ngo igomba gukora cyane ngo kuko byamaze kugaragara ko hasi ku butaka byo byabananiye babarushije 100% mu by'ukuri niko twabivuga barabarushije cyane ku rwego rudasanzwe nabo rero bakavuga bati turakoresha urugamba rwo mu kirere gusa hanyuma ubundi dutwike hanyuma kwa advancinga biraza kutaborohera yes Macaca tusa n'abasimbukira no muri Kivu y'Amajyaruguru naho tuherebe hano muri Warikare naho ntago byoroshye kuko hari amakuru ava ko ngo ingabo zidasanzwe za FARDC n'abacancuro mu by'ukuri ngo bari nabo doke barimo kwiyegura organiza harango ntiwari ibintu bisa no bigiye guhindura isura kabisa Warikare fighter ni kuva ku munsi w'ejo aya makuru niho twabashije kuyamenya ariko biza kugorana kugira ngo tumenye abo basirikare badasanzwe bariho aba FARDC byaramenyekanye bari abasirikare bapasinze ngo formation commando baturutse ngo ahitwa Kotakoli nibo bari baje ndetse ngo ni batayo imwe yahageze ngo ariko ngo ikabigizwe ahanini
nabo bita ngo nabatirere d'élite cyangwa se abarashi barashisha za mbunda z'indeba kuri surtout za sniper. Abangaba rero ngo nibo baje, ariko kandi baje kwihuza n'izindi ngabo zagaragaraga mu by'ukuri nazo zidasobanutse. Benshi bari bibajije ngo nabaye, kuko nabacancuro bien sûr ariko babirabura. Abacancuro babirabura byari byagoranye, benshi bakavuga bati ese abana ba Black America cyangwa se n'abanoire n'abirabura bo muri Amerika cyangwa se ni baba Black Water. Byaje kumenyekana yuko atari aba Black Water, ahubwo ari abirabura bo mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba. Nongera bisubiremo, ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, ukumva ko bamwe barimo barakomoza kuri kavuga bati bashobora kuba ari abasirikare bakomoka mu gihugu cya Mali cyangwa se Senegal. Hagati y'ibyo bihugu byombi, ati ibihugu bishobora kuba hari abacancuro byohereje bari gukorera muri aha. Ibi rero byaje gushimangirwa ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC mu by'ukuri baje kubyemeza. Baravuga bati hari abasirikare bo muri Afurika y'Uburengerazuba boherejwe baje ndetse bari gukorana na FARDC. Abantu bakaba batarigeze babimenya na gatoya. Aba rero ngo bakaba biganjemo abagomba gukoresha cyane cyane za drone, abandi bagomba gukoresha artillerie ahanini, bagafatanya n'abo batirere d'élite. Ngo rero bikaba biteganyijwe yuko ngo bashobora kuza koherezwa ahangaha muri territoire ya Walikale, cyane cyane muri groupe ya Ruberi. Amasasa ari kuhavugwa cyangwa se haramukiye, gusa igihari byanga bikunze isaha iyo ari yose mushobora kumva rurambikanye. Abantu niba bumva ngo Tshisekedi ngo urugamba rurimo ruraba, uyu mugabo ntabwo ajya asinzira na gatoya. Ibihugu byose aragenda agakomanga akavuga mu abasirikare, aho agiye hose akavuga mu abasirikare. So ibi ngibi rero aba basirikare byanga bikuze bamaze kugaragara kandi byanamenyekanye, nuko nabo bagiye kuza kubitere, hanyuma nabo tukareba ikidasanzwe cyabo bashobora kuza kugaragaza, dore ko nta gihugu na kimwe kiza mu by'ukuri cyangwa ku mugabane wa Afurika kitazagera ahangaha muri Kongo kwiga kwipima kuri AFM 23. AFM 23 yabaye examen yo kurebera ko ibicurikare bikomeye byo muri Afurika bwarafayite. Macaca, reka duse n'abagaruka hano muri Sud Kivu, ariko dusimbukire mu gihugu cy'u Burundi. Ndabizi ko abarundi benshi baradukurikiye, baba bakeneye kumva se bimeze bite kuri izi ngabo zabo, ariko noneho bitewe nuko ngo zimaze iminsi itari mike ziri kugwa hano muri Mwenga. Urabizi ko barahaguye pe, barahatikiriye na n'ubu kandi bakihatikirira. Ngo haba hari bombori mu by'ukuri hano muri iki gihugu cy'u Burundi bigendanye n'abo basirikare bakomeje kugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabisa ni bombori yaba mu nzego za politike. Urabizi ko hano mu gihugu cy'u Burundi nubwo waba uvuga rikijyana, ariko hari agatsiko kubwako kungukira mu iyoherezwa ry'aba basirikare by'aba basore b'u Burundi bakomeze kugwa ahangaha muri Kongo. Ko gatsiko hanini bikunze kuvuga ko kagizwe na General Neva na Prime Nyongabo, uriya mugabo uriya munyamabanga wa ririya shaka, uriya Reverien Ndikuriyo, ndetse n'abandi bageze muri bangahe nako gatsiko. Ariko hari mu by'ukuri benshi bakomeje kuvuga ko ngo hari bandi bayobozi baje gutangaza ko abasirikare b'u Burundi ngo baberewe nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba bibabaje. Ngubu bagize bati ngo amafoto y'ibiziga by'igisirikare b'u Burundi mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yasubiriye guhanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Abo nibo babivugaga ngo ni amafoto ababaje cyane, ngo ibaze kubona ngo ikiziga cy'uwawe ngo utaruherutse kubona ngo kiriko kirahanahanwa, ngo akaba ngo utazoshobora ngo no kumushingura, ngo biteye agahinda cyane. Urumva ko birababaje. Abangaba basa nkaho nabo bari gukomoza ku byavuzwe na Colonel Ntanga na Wilingoma, avuga ati biteye agahinda, biteye n'akababaro kubona igisirikare cy'igihugu mu by'ukuri abyipfusha abasirikare cyarangiza kikabashyira mu mafosi komine cyangwa mu mva rusange. Ati ibi bintu biragaragaza ko kiriya gisirikare mu by'ukuri kitari igisirikare cy'igihugu, ahubwo cyafashwe nk'inyeshyamba. Bakomeje bagira bati amakuru atakomeje kugenda hanahanwa mu ntambara zikomeye ahangaha muri iki cyumweru gishize muri Kivu y'Amajyepfo.
y'Epfo mu bice birimo abasirikare b'u Burundi amakuru avuga ko ngo ingene abasoda batakaje ibirindiro byabo abatari bake bakahasiga ubuzima abandi barakomereka ngo hari n'ayandi ateye ubwoba rwose asaba amatohoza ngo amasoko ngo yabo ngo akaba agaragaza ko igisirikare cy'u Burundi ngo cyagaragaje ko ngo ibiziga byinshi ngo hari ibyatahanywe ngo mu ndwi iheze ngo ariko abandi ngo bakaba barasigaye so barimo bagaragaza bwana Faita mu by'ukuri ikibazo gikomeje gututumba kandi gishobora kuza kubyara ikintu gikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi buriya abantu bashobora guceceka bagahonyorwa ntibagire ibyo bavuga ngo bemerwe bagaceceka kubera ubwoba urabizi CNDD-FDD hariya nta buryo uvuga ariko bikagira igihe ibi bikaexplosa cyangwa se bigaturika ibi byo kuexplosa rero kubona batangiye kwandika bakavuga bati benshi bari gutakaza abana babo barangiza bakajya kubivumbura babibonye ku mbuga nkoranyambaga bakabona amafoto y'ababo batari baheruka ngo ibi ngibi bishobora kuza gutera imyigaragambyo ikomeye cyane ngo ariko kandi hakaba hari abakomeje kuvuga ko ngo mu Burundi hashobora kuza kuvuka undi mutwe ukarishye cyane ushobora kuzazanya General Neva akabona nubwo yabafasha akabashyira mu kwaha ariko benshi barimo baravuga bati ibi ngibi ntabwo byari bikwiriye ku gihugu cy'u Burundi kandi nahoze mbona n'uwitwa Pacifique Ninahazwe mu by'ukuri mu kiganiro yakomeje kugenda agira ndetse n'ibyo yanditse avuga ko ngo abarundi ngo bageze igihe cyo guhagarara ngo bakabaza leta ya Neva ngo icyatumye yohereza zirangabo ziri kugwa hariya ngo kandi byibuze ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo niyo ari kuvuga ngo babafasha ngo ntabwo ajya ashyiramo igisirikare cy'u Burundi bwana Faita yes ni ikosa rikomeye cyane rwose kuvuga ko ari gufashwa ariko ntashyiremo igihugu cy'u Burundi umugani ahubwo bakabikora funyamfugi cyangwa se bakabihisha iyo kure kandi mu by'ukuri mvetura yo bigaragara ko ibamereye nabi reka twikomereze wenda mbere ko dusimbukira muri operation za Rucuro tubanze twigarukire kuri Fred Kanaki yagize icyo atangaza akubikisha sa mu by'ukuri Fred Kaniki uyu nguyu ni umugabo arungirije ni coordinateur ajwe nicyo kimwe na Bertrand Bisimwa ariko akaba na perezida bien sûr wa MRDP twirwaneho akaba ari ukuriye twirwaneho amakuru yavuze amagambo akakaye bwana Faita n'amagambo magufi ariko ugerageje kuyakorera ubusesenguzi ushobora gusanga ari igitabo neza yandikiye ni message nayita nka message yahaye guverinoma ya Kongo Kinshasa nyuma y'uko Bertrand Bisimwa we yari yamaze kubifatira ababwira ati nyamara muravuga muti muzakora mixage muzakora brassage ariko ibyo ngibyo ntitwigeze tubibasaba na gatoya ati twebwe icyo dukeneye gahunda dushaka nuko twubaka igihugu kizima gifite igisirikare kizima ati nta nubwo twanakenera kwiyunga n'igisirikare cyatsinzwe tujya ku rugamba tukagitsinda aho kugira ngo tukiintegre ati cyo ubwacyo cyatuintegra cyatse kuvuga ngo kugira ngo bacinjiremo ahubwo icyo gisirikare cy'ubwacyo cyabinjiramo umugabo rero ni amagambo yanditse muri rw'igifaransa kuri Twitter yiwe aravuga ati ngo hier nous étions des Rwandais qui ont attaqué le Congo ati ku munsi w'ejo mwadufataga nk'abanyarwanda ejo hashize mwatwitaga abanyarwanda bari bagabye igitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aujourd'hui nous sommes des Congolais qui sont soutenus par les Rwandais ubu mwahinduye imvugo muravuga muti turi abakongomani barwana ariko bahabwa inkunga cyangwa baterwa inkunga n'u Rwanda ati ejo demain nous serons des héros et des libérateurs congolais ati ejo kazaza tuzaba turi intwari turi n'abacunguzi b'abakongomani yasizeho ahita asoza ubutumwa burakomeye bwana Faita burakomeye ndetse bufite ikintu kinini buvuze ni nka kwa kundi umuntu aba ari kuvuga abwira babandi bakomeje kugenda bavuga bati
ati M23 ati byaye n'ibyaye byinshi amagambo bagenda kusanywa avugwa ati AFC byari by'abamuyaya ati turimo turajya mu inama yo kureba ukuntu AFC twayirandura. Rero ni amagambo akomeye cyane agaragaza ko leta ya Kongo yagaragajwe cyangwa se yagaragaye nk'ihuzagurika cyane muri byinshi byagiye biba haba muri diplomasi haba ndetse no mu bijyanye n'indwano. Uyu mugabo rero akaba yageneye ubutumwa ndetse bikaba bivuga ko bukomeje kugenda buvugisha imbuga nkoranyambaga nyinshi zo muri Kinshasa. Benshi rero bakaba bari kuvuga bati nyamara muri Kinshasa hari benshi bashyigikiye AFC nubwo bataragaragara cyangwa se batarigaragaza cyane cyane ko bashobora kubihuriramo n'ibibazo. So nayo Frederick yavuze yunga mu rya Bertrand Bisimwa bwana Faita. Ya urakoze cyane bwana Macacari, birumvikana reka twikomereze twigire sasa hano muri Rucuro. Operation zaramukiye mu nkengero n'ubundi z'amashamba mu bice bigiye bitandukanye mu duce twinshi. Hanyuma ukaba rero mu by'ukuri n'ubundi muri amasaha tugiye kuguha umwanya ukatubwira mu by'ukuri hano muri za Rucuro, dore ko yewe haba muri Rucuro yewe na Masisi na amateretwari yegeranye. Birumvikana ko ugiye kutubwira amakuru yo mu mbere, amakuru yo mu rugo iwanyu. Bimeze bite izo operation zirimo ziragenda zite, ziri gukorwa zite? Kabisa urakoze cyane. Ahangana amateritwari yegeranye neza cyane kandi mu by'ukuri inkuru yaho yose ijya gusohoka tuyifite neza cyane. Ni muri teritwari ya Rucuro mu nkengero z'ishyamba. Nanze kugaruka ku duce twose mu by'ukuri ariko ni twinshi. Ni operation mu by'ukuri navuga ko ari operation zishaka gushira cyangwa se gutuma groupement zigiye zitandukanye zakunze kurangwa n'umutekano muke, yaba groupement y'Abambo, yaba groupement ya Tongo, yaba yemwe na groupement ya Bukombo. Bashaka ko izi groupement zigarukamo umutekano. Akaba ariyo mpamvu rero izi operation de ratissage zakomereje mu duce tugiye dutandukanye. Ahangaha rero hari uduce bivugwa ko haramutiye kandi uduce bwana Faita tuzwiho kuba turimo intera hamwe FDLR zikirimo ziza zikongera zikarigita zikajya muri ari amashyamba. Harimo agace ko bita Kapopi. Iyi Kapopi rero ikaba yegereye neza Parike Nationale ya Virunga. Hakaba agace ko bita Budapfa. Iyi Budapfa irazwi cyane abagiye badukurikira cyangwa bajye bumva intambara zo muri Rucuro. Iyi Budapfa yaranzwe n'intambara yaranzwe cyane cyane n'ababo bo mu mutwe wa CNC Nyatura cyangwa Collectif de Mouvement pour le Changement. Mu mutwe uranyumva? Ndimo nakumva. Yes, okay. Uyoborwa n'uwo bita Dominique Ndaruhutse. Uyu agace kitwa Kapopi rero biravuga ko kaje gusenywamo ibirindiro byari bimaze icyumweru byarahubatswe n'izi inyeshyamba zo mu mutwe wa Dominique Ndaruhutse ndetse na Budapfa. Ni nguko hanyuma operation zikaba zakomereje mu gace ko bita Kanyangiriri. Iyi Kanyangiriri nayo ntabwo iri kure cyane y'iri shyamba rya Kazaroho, ntabwo iri kure y'iri shyamba rya Kazaroho. Ahangaha akaba ari muri teritwari n'ubundi ya Rucuro ariko mu nkengero za groupement y'Abambo yemwe na zira groupement nagarutsemo haruguru. Gusa biravugwa ko abangaba bwana Faita batagifite imbaraga zikomeye cyane zo guhangana, cyane cyane ko imbaraga zagiye zibashirana. Abangaba imbaraga zabashiranye mu buryo benshi bavuga ko basa nkaho baje gusahura abaturage. Ariyo mpamvu rero FPR 23 yashaka kubavana. Gusa twavuga ko iyi Gapopi na Budapfa na Kanyangirire na Kazaroho arizo zaramutse zikorwamo amasuku na FPR 23, ariko kandi bikavuga ko abangaba bajye bavanga bakinjira muri pariki, batakwinjira muri pariki bakagenda bagacengera ubundi bakerekeza mu bice bya za Bukombo. Abenshi bajya kumva ngo bagize aho bita za Gihondo. Rimwe na rimwe yumvise ngo muri Gihondo ngo habereye imirwano. Abangaba batengeye. Abangaba rero benshi bavuze ko bashobora kuzazima bakazima neza dore ko n'inzira iba isangisha abandi cyangwa iberekeza aho bashobora gusanga bagenzi babo muri Walikale. Bigaragara ko yamaze nayo gufungwa
ariyo mpamvu imirwano yaberaga mu nkengero ya za Mweso mu minsi yashize ngo yabashakiraga inzira kugira ngo bakunde bave muri biriya bice aho bumvaga imisozi ya za Nyampanika, ahitwa Nyampanika, ahitwa za Gashanje haberaga imirwano, ndetse n'ahitwa za Bwiru muri hino muri Masisi, ngo bashakaga inzira bashobora gutarasamo baturutse banyuze za Cyahemba bagatarasa bakagenda bagakikira, ubundi bagatraversa umuhanda bagakomeza bakareba niba bagera muri za Pinga, ariko byababereye ikibazo gikomeye cyane. So abangaba rero bivuga ko bashobora kubyanga bikunze bazazima, cyane cyane ari ukubura minisio. Ibyo ngibyo bishobora gutuma bacika intege bagatsindwa, yemwe kubura ibyo kurya byo baratahura, ariko bashobora no kubura ubuvuzi, nabyo bikababera ikibazo gikomeye cyane. So aho ngaho haramukiye muri Rucuro, haramukiye operation zikomeye cyane, navuga ko zabereye aho muri ako gace, nyuma y'izimaze iminsi zarabereye za Jitene, za Gatsiro, za Nyarubande, ndetse na za Mubirubiru hafi ya za Gihondo. Saha gusa rero bwana bahita no muri Masisi naho mu kanya imboni yacu yaherereye yamamagaraga ni muri Masisi, ariko hirya cyane. Murabizi ko muri axe ya Kinyumba Nyabyondo, ni muri Nyabyondo, uvuye Nyabyondo ku muhanda wa Nyabyondo Rwibo Mutongo Pinga, ubwo ni umuhanda ukomeje kuko iyo uvuye Nyabyondo uca Rwibo ugakomeza ukanyura Mutongo ugakomeza ukagera Pinga, ni umuhanda uturutse Nyabyondo. Murabizi ko abangaba bari bagafite ibitera ahangaba bashaka kwigarurira Kinyumba, byaje kurangira bitabanyiriye bitabatohoteye. Amakuru atugera aratubwira ko rero AFC 23 ngo yagaragaye ku bwinshi cyane muri axe ya Ruketi, ibirindo biri hafi ya Ruketi bikaba byagerageje kuramforuswa. Ukabona kugera Ruketi uturutse muri axe ya Masisi muri Bashari Mokoto, ntabwo ariho abasirikare baturutse rero ngo banyure bwa Kinyana bakomeze za Muzimu bagende bambuke bagere Ruketi, ntabwo ari iyo nzira, banyuze inzira ya Nyabyondo. Amakuru avuga ko ngo ku munsi w'ejo hagaragaye imirongo miremire y'abasirikare ngo ni muri groupement ya Oso Banyongo muri territoire ya Masisi kuri axe Nyabyondo Pinga. Aya malokalite ari kuri axe Nyabyondo Pinga, ubwo mu hagati hari Butongo, hari Manyema, hari aho bita Kinyahongo, turi hagati y'aho ngaho mvuze wenda, ariko utu duce ngo twagerageza kuramforuswa n'ingabo nyinshi, aho benshi bakomeje kuvuga ko iyi Ruketi ishobora kwigarurirwa. Tubitse ko iyi Ruketi yigaruriwe ariko bakongera bakayivamo, AFC kongera kuyivamo bitewe n'uko imiterere yayo habaga hari uduce mu by'ukuri tutarakosorwa, cyane cyane ko buriya gufata Ruketi Mutongo ntuyikuremo uba wishyuze mu kaga. Amakuru avuga ko rero ngo imirongo miremire y'abasirikare ba AFC yagaragaye, ndetse ngo yerekeza ahangaha, bivuga ko rero noneho aka gace bidasubirwa gashobora kuba kagiye kwigarurirwa, ngo ariko ngo muri aya masaha y'isa 2 hahise hatangira kumvikana urusaku rw'amasasu, ngo benshi bakaba batekereza ko rero ari raporo yamaze kugera muri aka gace, ngo ndetse ikaba ikurikiye imirwano yabaye tariki 27 z'ukwezi kwa 11 2025. So ndavuga ko muri groupement ya Banyongo yego hashobora kuba haramukiraho imirwano n'ubu ikaba ikomeje kugenda habera bwana Fayi. Yes, Machacha, sinzi rero niba turimo turagenda tugana ku musozo, sinzi niba wenda hari indi update wageza ku badukurikiye mbere yuko dushyira ku musozo kuri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gicamosi, tukaza gutegura n'andi makuru buze kugenda dutambutsa amasaha y'umugoroba. Yes, indi update hari no muri Sena General autoproclamé babandi bisabaye Sena General, akaba yitwa Medi Kamugoko. Uyu Medi Kamugoko akaba kuri umutwe witwa CPDC wahangaha ukunze gukorera mu bice bya za Rurenge. Uyu mugabo biravuga ko yahamagariye izi abandi bagenzi bo muri Wazalendo. Yagaragaye mu rugamba rwabaye ku munsi w'ejo, aho uyu nguyu ukuriye PABB, uyu nguyu ukuriye biro cyambuke bamwita
autoproclame general autoproclame Ngoma Nzito n'uyu Medi n'uwitwa Kakubanya ubundi ahantu niwe barwanira muri Niho Plateau. Biravuga ko uyu mugabo nyuma yo gushimashima kuri Twirwaneho muri acte ya za Rugezi Bikanga, biravuga ko uyu mugabo rero yahamagariye bagenzi be ngo kuza kumufasha, abagenzi bo kuza kumufasha ngo bagashyira hamwe imbaraga. Ubwo ndimo ndabiinterpreta ngo bagashyira hamwe imbaraga ngo kuko ngo eseyo ingirifatanyije ngo boni banini ngo bari niyo terme yakoresha baba barini ngo nabo rero ngo baze ngo bafatanye ngo bari muri Uvira baveyo, abari mu bice byose mu Uvira tuvuge wenda mu mujyi atari intambara ngo bose bazamuke baje muri imisozi ngo bifatanye n'uyu mutwe wa CPDC ngo hanyuma bagabe ibitero ngo barebe niba ngo bashobora gutsimbura iyi Twirwaneho muri ibi bice. Ibi bibaye nyuma y'uko mu by'ukuri bigaragaye ko bananiwe cyane nyuma yo kugaba ibitero. Hanyuma hakaba hari inama ndetse ngo iteganyijwe uyu munsi kimwe ku munsi wa mbere iri bubere Uvira. Bikaba bivuga ko ngo iyi nama ngo ibuze guhuza abasirikare ba FARDC ngo ndetse na Wazalendo. Muribuka ko inzu niba ari igitero niba bitagira autoproclame Makanati byatwitswe na komanda Ville, ubu bakaba batakurebana neza, benshi bakaba bavuga ko itari yose bashobora kurwana. Biravuga ko rero bari buze kuganira ngo ndetse batiga uburyo imitwe imwe ya Wazalendo yazamurwa ndetse igasanga bari abarundi bazamutse kujya kurwana muri za Katogota ngo kuko muri uyu mujyi wa Uvira ngo n'ubundi baba bari kurata kuri buri kimwe. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma indi nkuru ikomeje kugenda ikikana ku mbuga nkoranyambaga ni uko igihugu cy'u Burundi ngo biteganyijwe ko mu gishobora gufungura imipaka, mu mipaka ishobora gufungura imipaka yacyo ngo guko bimaze iminsi bitegurwa n'uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubufatanye bw'akarere akaba yitwa Edouard Bizimana. Uyu nguyu ngo akaba yaciye amarenga ngo yuko igihugu cye gishobora kugirana ibiganiro ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ibiganiro bigamije gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi ngo hanyuma imipaka igafungurwa. Ibi ngibi rero bibaye mu gihe cyo mu by'ukuri abayobozi ba AFC batangarije Burundi yuko ngo iyi situation nikomeza, situation yo kwita abanyamurenge, situation yo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa n'abanga, igihe Uvira igomba kuzafatwa bashobora kuzahura n'akaga gakomeye yuko bashobora kuzafungirwa imipaka ngo kubera ko bazaba baturanye ari abanzi. Rero nabo ngo bakaba barikata kugira ngo barebe niba umupaka yafungurwa hanyuma hakabaho kugenderana kw'ibihugu byombi, u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bwarafaye. Yes, urakoze cyane Macacari. Nanjye ndamushimiye cyane. Bakunze Jeune Official rero akaryoshye rwose ntigahora mutama, nimutwemere dusoze amakuru yacu duhinire hano tuze gusubira mu yandi masaha tureba nandi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze murogerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze barinde kandi ibahe umugisha. Ciao.